Bombori bombori. Epimache we umva nako serve uyise kandi ninde unextinct yamaye na Afande uzi ko Afande aje Epimache nyarutsa kagasenda baboyi nyarutsa ugire vuba gashye vuba kubera ko Afande aranextinze arambwiye ngo araje rwose nyarutsa hanyuma ubu tuzane nakandi gatupa ngewe na Marara Mara akira ku buzima bwacu. Yes. Afande na waraje tube dusangira. Yes. Akunda gasenda baboye. Rero buriya Marara nkuko nkunda kubikubwira. Nuko tutabanye mu ishyamba ariko buriya nembera Afande n'umuntu w'umugabo rwose. Kagame agende kabisa. Ikibazo cyane kimwe. Urabona guhera saa 4 dutegereje. None dore saa 11 zitugereyeho ngo araje. Kagame n'umuntu udashaka ko abantu bamubona nk'umuntu. Akumva ari igikise kindi kitari umuntu. Hari ukuntu ashaka kuboneka nk'ikindi kintu kitari umuntu. Ibyo uvuge reka ndabyumva Marara. None se ugira ngo bigibise ibyo bita kurindagiza. Umuntu akurindagiza ku butegetsi imyaka 30 ishire narangiza kurindagiza no mu kabari. Reba amasato Kagame n'uburenganzira bwe. Mara ugize ngo iki koko n'uburenganzira bwe. N'uburenganzira bwa Kagame bwo kuturindagiza koko n'uburenganzira bwe afata ishakoshi ye ashiremwe imyambaro ye yaje afite gimutex. Ugize ngo yaje afite iki yaje afite gimutex rwose yaje afite agashakoshi kitwa gimutex kamadado ariko Mara we yaje afite gimutex agafate ashiremwo amadarubindi ye kuko agira miyopi maze agenda gitoro ariko Mara ngo agiye kuko agumitoro aho yakuriye twamutumiye kurya gasenda baboye hano nkuko yari yarabyifuje ko amaze igihe atakarya none ngo nawe ngo nagetoro. Yes agetoro se ni umugande agende. Marara gabanya ibigambo gabanya guhuragura ibigambo ntabwo umva ko ahageze. Dore reka mufungurira ahubwo. Karibu Afande twari twagutegereje je na Marara nagasenda baboye ubanza kare gahiye karibu mwicare. Epimache nako servet munyarutse ko gasenda baboyi Afande yahageze munyarutse. Kagame agende kabisa. Afande rero urakoze kuba uhageze. Warusanze nari ndi kuganira na mucuti wawe Marara uyu ukuntu ngo mwakubititse mu ishyamba. Mambwira ibihe mwahuye nabyo ndumirwa. Kagame agende kabisa. Yandahiye ngo ntago byari byoroshye. Nguretse n'inzara ubukene bwaranumaga. Ahubwo se ugihe umaze ujya ubyibuka? Ndibuka. Ujya ubyibuka? Abenshi twari tudafite n'imyenda yo kwambara. Yo ndabyumva mwambaraga ubusa. Mbega ubukene mbega ubutindi. Akireka mbanze ngo usukiremo yanzara idakomeza kukwica. Mu mwanya n'agasenda baboyi baraba bakazanye. Mwaje kubigenza gute se kugira ngo mubashe kwambara ko numva mwarwanaga mwambaye icyo nakwita ubusa? Araho twavanye amafaranga yo kugira ngo twambare. Oya ndabyumva ubwo nimwabuze aho muyasahura ayo mafaranga ubundi yango nibwo bwaro bwa mbere nambara isuti. Nibwo
nibwo bwa mbere wari wambaye isuti cyangwa nibwo bwari ubwa mbere nambara isuti bahoze bambwira ukuntu ngo hariyo bakubonye ariko basanga nawe yacitse ku kibuno iyo nawe ngo yanze kugukwira bagiye gushaka ariko icyo gihe aho basanga isuti nkwira baje kubigenza batese bagombye gufata iyo ari yo yose hanyuma bayisubiramo barayikata kugira ngo igukwire kugira ngo inkwire ibyo murumva impamvu itankwira murabyumva bamwe ntabwo twariho ariko rero nubwo nseka ndaseka mu bikomeye kuko bamwe muri mwebwe ntabwo mwari muriho. Kagame agende kabisa. Umva iki nacyo niko Mara ugize ngo Kagame agende? Yes. Agende? Agende. Yes. Agende agiye. Agende. Agende agiye se hanyuma akagasenda baboyi n'izikiridana namutumirije ubwo urabona zaribwa na. Agende. Marara gabanya ivuzivuzi uretse no kuva ku butegetsi no mu kabari yava bigoranye. Wowe utekereza ko yava mu kabari asize akagasenda baboyi epima katwokeje ese Afande ugiye utatubwiye ariko se Mara nkubaza uyu muntu ni kucyeye bayoboraga no mwisha umuntu turamutumiye none nahagurutse haragiye atanatubwiye. Kagame agende kabisa. Uyu koko niwe muyoboza abanyarwanda. Imiyoborere ayoboye abanyarwanda ihuye cyane n'ukuntu twamufashe tukamwikorera aho twamuvanye hose tukamugeza ikibazo. Oya Marara hano ntabwo mukiri mu ishyamba mwageze mu gihugu yenda ushobora gushaka kujya ku bwiherero ariko ugomba kubwira abantu muri kumwe mu kabari uti ngiye ku bwiherero. Ese Mara ubu Afande ko dukoze ibi ngibi koko mu kabari nyuma y'imyaka 30 yose ategeka ubu mu ishyamba nabwo yikoreraga ibintu byose uko yishakiye mu ishyamba. Perezida Kagame iyo yashakaga nko kwituma kuko twabaga mu ishyamba ntabwo yabivuga. Ahore ntureba nige dukoze na hano mu kabari mu ishyamba yashoboraga kwerekeza mu cyerekezo kijya mu ishyamba kitari mu muhanda, noneho abamuri hafi bakamenya yuko icyerekezo twerekejemo ari cyo kwituma. Mukamenya ko ari icyerekezo ngo cyo kugira kwituma. Ntabwo yabwiraga umuntu ko ashaka kujya kwituma, ahubwo yerekezaga mu cyerekezo kirimo ishyamba. So ni ukuvuga rero bakatubwira bati murebe hirya n'abandi barebe hirya, mufunge hirya musigire igihuru aho ari bwicara kwituma. Ariko ibyo ni biki n'ubundi ndi kumva wona Afande wogeye se kandi hano ntabwo ari mu ishyamba ko numva se bitangiye kuzana umwuka. None se ubwo yakoreshaga ka gapapuro bita papier jenike cyangwa yafataga nk'ikibonobono abonye hafi? Ntabwo nta papier jenike zabaga. None ubwo Afande agakoresha iki? Vuga wabashaga kubona ibi bamuha cyangwa se ibinonko bamuha agahanagura ibyo ahanagura. Ibyo ni biki n'ubundi ndi kumva. Bombori